Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro n'amakuru ya Kora TV Show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe murasozwa na Mungu bawugura mwahugiranye mwite Krista intumwa Kristo. Uyu munsi rero nayandi makuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo mwabyiboneye ko Shema Oruno cyangwa umwe mu ba DJ bamamaye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, umwe mu ba DJ dukunda cyane turi benshi, Shema Oruno cyangwa abantu benshi bakunze kwita DJ Toxic amaze gutabwa muri yombi. Byagenze gute rero? Niyo makuru tugiye kugenda tuganiraho gatanu kuri gatanu. Reka mbanze ngusuhuze ukunda kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, abantu twumva muri hanze y'igihugu mumeze gute? Nizere ko Imana ikomeje kubigenza neza. Uyu munsi ni itariki 21 ukwezi no kwa 12, murabyumva ko habura iminsi mike kugira ngo uyu mwaka urangire. Hari byinshi rero warateganyije gukora bitagenze neza, ariko kugira ngo nkubwire ko icyambere ari ubuzima wazabikora n'umwaka utaha. N'ayandi makuru rero tugiye kuganiraho nuko DJ Toxic amaze gutabwa muri yombi, akaba akurikiranweho icyaha cyo kwica umupolisi. Reka dukurikirane mu kanya operation yose uko byagenze kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Aya ni amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandika ku nkuru za hano mu Rwanda. Banditse ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafunze Shema Oruno wamamaye ku izina rya DJ Toxic. Ndatekereza ko abantu benshi bamuzi cyane. Akaba akurikiranyweho icyaha cyo kugonga umupolisi wari uri mu kazi ko gucunga umutekano wo mu muhanda, akamwica yarangiza agatoroka. Mu nyumvire abanyarwandakazi, icyaha cyo kwica umupolisi wo mu muhanda wari utwaye nabi warangiza ugatoroka. Ni amakuru menshi yakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru yatugezeho ku isaha y'isaa 4, ariko kubera kubura umwanya tubura ukuntu tuyabatangariza, ariko ndatekereza ko amakuru yose azajya kugeraho gatanu kuri gatanu. Iyi ni inkuru rero ikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bakomeje no kugenda bandikaho. Hari ukuntu umuntu ajya akora ikosa akagonga nk'umuntu usanzwe arangiza agatoroka, ariko ibaze none kugonga umupolisi mu mujyi wa Kigali warangiza ugatoroka. Byagenze gute rero? DJ Toxic bamufatiye he? Ese byagenze gute? Yari yasinze? Ni byinshi uri kwibaza, nibyo bintu tugiye kugenda tuganiraho gatanu kuri gatanu hano kuri Kora TV Show. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yatangaje ko ibyo byago byabereye mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kuri Payeje, ahagana mu isaha y'isa 11:15 mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 20. Ubwo murabyumva ko ari ku munsi w'ejo hashize. SP Rutikanga yabwiye itangazamakuru ko impanuka kimara kuba DJ Toxic yahise ava mu modoka agacika. Rero kugeza kuri umunota bakaba bamufatiye mu karere ka Karongi, nk'uko byakomeje kugenda bigaruka n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Amwe mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandika ku nkuru za hano mu Rwanda, banditse ko SP Rutikanga yahamije ko DJ Toxic kuri ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera, ni hari mu karere ka Gasabo. Ni mu gihe iperereza rikomeje kandi ngo akaba arimo gukorerwa dosiye kugira ngo ashyikirizwe inzego z'ubutabera. SP Rutikanga yasabye abakoresha umuhanda guhora bubahiriza amategeko y'umuhanda n'imikoreshereze y'umuhanda. DJ Toxic ni umwe mu bahanga mu kuvanga imiziki. Abantu benshi ndatekereza ko mumuzi cyane. Ni umwe mu bahanga bagiye bakubita mu bitaramo byo hanze. Ni umwe mu ba DJ dufata nk'abambere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba afungiye kuri sitasiyo hariya i Remera, nk'uko byagiye bigenda bigaruka n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Abafana ba DJ Toxic murabyumva ko iyi case yo kwica umupolisi byonyine ni adacika, bakavuga ko ari impanuka, ariko sinzi ukuntu bizagenda. Murabyumva ko DJ Toxic iyi case izamugeza kure. DJ Toxic rero nk'uko nabibabwiye akaba ari DJ umwe mu bambere bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu ba DJ utapfa gushitura munsi ya 5 miliyoni kugira ngo aza gucurangire. Murabyumva reva ariho ko ari umuntu wihagazeho cyane.
Amwe mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye rero bivugwa ko DJ Toxic yakoze iyi mpanuka kubera gutwara imodoka yasinze, ubwo abantu benshi bakaba barakomeje kugenda bagaruka kuri uru rupfu rw'uyu mupolisi. Reka tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo kandi imuhe iruhuko ridashira. Twihanganisha famiye ye, aba ari ibintu bitoroshye guhita babyakira, kumva ko haburaga iminsi igera mu 9 gusa kugira ngo uyu mwaka urangire, ukayakumva ngo umuntu wawe yitabye Imana, aba ari ibintu bitoroshye kandi ni ibintu bihoraho, ni nako bizahoraho, ntabwo biba byoroshye. Reka twihanganishe famiye ye, umupolisi yapfiriye mu kazi, yaguye mu murongo w'akazi. Reka twihanganishe famiye kandi bibera isomo n'abandi bantu bakunda gutwara basinze. Turi kwerekeza mu minsi mikuru aho ubusinzi bigenda bwiyongera, ibintu byinshi bikomeza kuba overdose, cyangwa ibintu by'ubusinzi cyane cyane bikomeza kuba overdose, ariko bigenda bibabera isomo. Twibukiranya ko gahunda ya leta ari tunywerese, ntibe gahunda ya leta gusa, ahubwo wumve ko ari no kurengera ubuzima. DJ Toxic rero murabyumva ko yari yatwaye imodoka yasinze, akagira ko n'icyaha cyo gutoroka. Bamwe mu bantu babonye iyi mpanuka bavuga ko DJ Toxic ari uburyo ari kugarura imodoka, ariko byose iyo byamaze kuba aba nta kundi umuntu yabigenza. Reka tuvuge ngo uwo mupolisi Imana imwakire mu bayo, agize gukora icyaha cyo gutwara imodoka yasinze, agize none no gutoroka. Murabyumva ko bamufatiye mu karere ka Karongi, murabyumva ko bwari mu ntara y'Iburengerazuba. Ni ibintu biba bitoroshye cyane, ahantu bakunda kwita ku mubuga mu karere ka Karongi, akaba ariho bamufatiye. Murabyumva ko bwari afite na gahunda yo gukomeza yerekeza za Nyamasheke, Rusizi, kuko niyo mihanda bamufatiyemo. Ngaye ngoko rero ayo niyo makuru ni nagutegura agezweho kuri izi tariki 21. Reka mbifurize icyumweru cyiza kandi mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ari kubura iminsi mike kugira ngo Noheli ibe iminsi igera kuri 4. Reka mbifurize Noheli nziza kandi nkomeza gushimira abakunzi ba Kura TV Show, umuntu wese twabonye kuva ku subscribe wa mbere kugera ku 14,000. aba ari akazi katoroshye, nkomeza kubashimira kubw'umwanya mukomeza kuduha kandi mutanga n'ibitekerezo byanyu kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Abakunzi ba DJ Toxic, uyu mwaka we ni mubare mwaho muzaseriburana. Hari byinshi abayiteze cyangwa amashow abategerejwemo, cyane cyane nk'umu DJ wa mbere mu gihugu uzagenda akubita mu minsi mikuru, ariko murabyumva ahantu agiye gusoreza. Reka twere kuvuga ngo turamusetse cyangwa, kuko ibi ni ibintu bibaho umunsi ku munsi, ahubwo reka tuvuge ngo ese bizagenda gute, ese bizarangira gute. Kwica umupolisi namwe murabyumva, iyo wishe n'umuntu usanzwe atari no mu kazi ka leta, cyangwa atari n'umwana arwanye wenda mushyamiranye wenda nko mu kabari cyangwa ahandi hantu, murabizi ko igihano bagwa. Ibaze none no kwica umupolisi uri mu kazi. Tekereza kuri iyo case umbwire ngo DJ Toxic, ese wowe wumva byakagenze gute? Bamukatira imyaka ingahe? Biragenda gute? Reka dutegereze turebe icyo inzego z'umutekano zishinzwe. Byinshi bizajya bikomeza gutangazwa, tuzajya tuza tubaganireho hano kuri Kura TV Show. Niyo mpamvu ndi hano, niyo mpamvu uri aho ngaho kandi kugira ngo udushyigikire. Reka nagire mbifuriza n'umwaka mushya w'2026 uzababere uw'amata n'ubuki. Mvaga kuri mikoro rero nk'ibisanzwe, ni wa muhungu bahugura mwahugiranye, mwite Krista, intumwa Kristo. Hari igitekerezo, hari ikibazo cyangwa unyuganizo ushaka kuduha, watwandikira kuri nimero ya telefoni tuba twapininze, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Ahantu hose mbese imboga zose ni Kura TV Show. Ushaka kuduha igitekerezo ntiwaboraho ugicisha. Reka mbifurize ibihe byiza, mukomeze kurindwa na Nyagasani, Imana ikomeze kubandindira. Ciao ciao.